Nongere mbashimire mwese bakunzi ba Kamanzi Official, nifuriza buri wese kugubwa neza. Abageze muri weekend ibaryohere, abatarayitangira mukomeze muyitegure. Ni wa mwanya rero mu kiganiro cya Pi Network. Pi Network ni umushinga w'amayobera. Ubu niko nabyita, urushijeho kuba umushinga w'amayobera. Ariko si umushinga w'uburyarya, umushinga w'amayobera gusa. Uti kubera iki? Abantu benshi batangiye kumayininga Pi, benshi ni nyuma wenda. Pi yatangiye kumayiningwa 2019. Tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Uyu munsi turi ku tariki ya mbere Gashyantare cyangwa se ukwezi kwa kabiri, yego 2025. Imyaka 6 iri hafi kuzura yageze. Bityo rero iyo myaka 6 abantu benshi bamayininga Pi, abayitangiye bayivuyemo, bandi bayiguyemo cyangwa se bapfuye itara launched, abandi batangiye kuyiryaho kuko hari abafata Pi zabo bakazigurisha cyangwa se bakagura ibicuruzwa runaka cyangwa service ubwo bakaryaho nyine, mbese barimo kuryaho mu buryo bwinshi. Mu kugurisha mvuze barabikora mu buryo bw'amayeri, ibyo ni uburenganzira bwabo, ntabwo nabigira icyo mbivugaho cyangwa se nubwo twabyihanije, ariko ni inama twajyaga, dushobora kuba twaragiye inama nabi wenda tugafata bamwe nabi kandi bagurisha ibyo bafitiye uburenganzira, nubwo dutegereje kuzabona imigani myinshi bacibwaho nka wa mugabo wa pizza wa Bitcoin. Bityo rero kubera ngo urugiye kera ruhinyuze intwari, uko umugani w'abanyarwanda uvuga, Pi yatangiye guhinyuza abantu benshi, kubagamburuza, ababivuyemo babihagaritse gusa bategereje kureba ko ari icyo bibyara. Ariko ibi byose byabaye mu buryo bwo kugira batya ukabona ntago babyitayeho, abandi ntibabishaka, abandi barabisibye. Ibi byabereye benshi urujijo. Uyu mushinga ugize igihe kirekire mu by'ukuri, kandi koko ni mu gihe benshi baranyotewe. Ariko ndagira ngo nibutse abantu iki kintu, ndagira ngo nibutse abapioneers benshi yuko ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Ubu ni umugani abanyarwanda baca. Ndagira ngo mbwire abapioneers benshi bafite ingeso, ndayita ingeso, ntabwo ari umuco, nta nubwo ari gahunda, ni ingeso bafite yo kwishushuna ku mushinga batigeze bamenya naho waturutse. Pi iratinze, ubu se koko n'uburyarya, barakuryarya bagutwaye iki? Icyo watanze ukigaruze. Urambwira uti nimegaza izo kutarekaramo izo watanze kuri TikTok no kuri YouTube, nta n'igiceri cy'icumi bikuviramo izo kutazirekaramo. Ariko se kutahagarika ku mayine, urinde bundi ushyuha umutwe ukarinda utukana ngo ziriya ngo ni indyarya, batarigeze bagusa, nta numwe uraca iryera, nta uragusanga iwawe mu rugo, nta wagusanze mu kazi, ntibigeze banakwandikira. Abo bantu wadukiye ikinyabupfura yike kutukana, ukatuka abantu mubuziranye, ntibanakuzi bakuzi muri data zabo gusa, ariko kandi warizanye hariya nk'ubwo nk'umupene n'imeze utyo. Aba bantu ni indyarya gusa. Pioneers bameze batyo, ni ibimenyetso simusiga by'uko izi Pi nibanazibona nta nizo bazanamarana igihe, n'abazazimarana igihe ni mu bwirasi gusa. Kubera iki? Ntibicaye ngo bige bamenye inkomoko y'umushinga, banamenye uyu mushinga umariye iki isi. Reka da, ibyo biragata. Kubabwira kwiga ni nko kwica, kubagirira nabi. Ibyo nta nubwo bashaka kubyo. Bazi ko ibyo bintu byo kwiga ari by'abantu b'abasazi nk'abakamanzi bataye umutwe, bameze nk'ababaswe n'ibintu by'ibiyobyabwenge byo kuyoboka cyane. Hari wambwiye ngo ni ibiyobyabwenge byitwa kuyoboka cyane.
ngo nayobotse cyane ndakabye. Kamanzi umunsi wasebye payi ikabura, ntange naramushubije nti nawe umunsi wasebye payi ikavubura uzivumbika he? Nibe nanjye payi nivubura nzaba mfite payi nyinshi, wowe se wabiretse uzaba ufite payi zingahe? Kandi payi nihagarara nzakomeza kuba Kamanzi, kuko kugeza nonaha ndahari, payi ntayo mbona, ntayo mfite. Nanjye ndagira ngo nkuba iyo payi yansanzeho kandi ndacyariho, nitaza nzagumya mbe Kamanzi. Ariko wowe niramuka ivubuye ngo umwana utabwirwa yishe inyoni itaribwa, uzaba wishe akanyoni kataribwa, kuko uzicuza. Ntawe uri bukubwire ngo pole, tuzaba tukubwira ngo basi sore. Ibya pole byo ntubimbaze, tuzakubwira ngo basi sore. Ntabwo wenda ndi we no gucyurirana, ariko tuba tugira ngo twige, tuganire, turebe uyu mushinga nta mayobera uti gute. Imyaka 6 igiye gushira, igiye kuzura, kandi batubwiye launch ihora yimuka, ariko impamvu barazitubwiye. Nyamara impamvu bavuze n'ubu bakizisubiramo ni ijyanye na inclusivity. Inclusivity ni ukuvuga ngo ntihagire usigara. Jewe umubyeyi cyangwa umuntu wese ufite umushinga wambwira atyo nawe umwumva. Ikindi muri iri tangazo ryasohotse ejo kwa 30 ryavugaga ko nubwo bigizeyo igihe cya open network, igice cya mbere batubwiye ko izaba mu mezi 3 ya mbere ya 2025, ko iryo tangazo ridahinduka nkuko babyanditse mu itangazo rya mbere ribivuga. Ejo bundi bongeye gusubiramo yuko kuba bigize icyo gihe ntibisobanuye ko launch isaha n'isaha itabaho. Aha rero niho ibera amayobera, ngo igihe bakigijeyo kiki cyo guhana, igihe cy'imbabazi, bakongera atariko ntago byabuza open network kuba. Nukuri koko se murabona izaba mu kwa kabiri, kuko kwa mbere ko kwarangiye. Nge siko mbibona. Noneho reka mberuri, ngewe uko mbona mu mboni zanjye nuko mbona ko iyi pre-launch izaba mu kwa 3, kandi niramuka ibaye mu kwa 3 nta yindi tariki izaberaho itari 14 z'ukwa 3 2025, ku munsi w'isabukuru ya payi izaba imaze imyaka 6 igiye hanze itangiye kumayininga. Ibyo kandi bikazagaragaza ko bitagitinze, kandi icyo gihe aba pioneers reka nze mbereke ubu muri uku kwezi kwa kabiri amatangazo makeya ari busohoke araba 3 amakeya araba 3, kubera impamvu ngiye kubabwira. Ubu hamaze kuremwa mu bapioneers ikintu cy'icyuka cy'igicantege, payi network reke zidukubite migishyushyo, ubundi y'abantu tuguruke twinjira mu kwa 3 twaka. Ngewe bibabwira ubu kintu ngiye gukora cya mbere na mbere, ngiye gukora ubukangurambaga buhambaye. Ngiye maze kwinjiza muri payi abantu 175. Uku kwezi kwa kabiri ndashaka kwinjiza nibura bakeya 1/2 cyaba ngaba ninjije, kuko benshi nk'ubu muri 175 simba behe hamayininga abantu batarenga 40. Iyo bakabije ni 45. Namwe munyumvire. Ubwo rero ngiye gushyiramo kimwe, kuko impamvu ngewe ndashaka payi nyinshi kandi ngomba kuzikorera, ndazikura mu bantu rero bo ngomba kwinjiza. Icyo nicyo mbarahiye kandi ngiye gukora. Rero payi iraje dukubita ibitangazo bishyushya, cyangwa se itwihorera cacak. Uwinjiye yarinjiye. Ubu tuvugana miliyoni 100 zishobora kuba zarinjiye mwe mutabizi, ku buryo gukubita launch ya mbere babandi bakabyuka 100 zigahita zipfuka, babandi bakajya kwisanga umuntu akajya gusubira ku murongo umubare wuzuye. Umwana uzi ubwenge yumvira mu rusaku, kandi nk'imfubyi bagayotsa. Wowe rero uri muri payi nutabyuka hakiri kare, ndakurahiye uyu mushinga uburyo wagiye utuyobera. Nobone kuzadukubita surprise cyangwa surprise, gitunguro improvise, ubone hahindutse ibintu byinshi bishya
mu gihe gito cyane. Ndagira ngo mbwire umupayiniya wese unkurikiye ngo kanguka, mayininga, uzuza ibisabwa, tegereza, ceceka. Kereka nkatwe twigeze bagasa ko bavuga we are influencers, turabakangurambaga, ariko undi turamukangurambaga wakicecekeye, wakwimayiningi, waretse gusakuza. Natwe ntabwo dusakuza buriya, twe dutanga amakuru, iyo abatabatwe ntabwo kubimenya ubibwiwe n'iki. Iyo ntaza ngo usakuze wewe wabibwiwe n'iki? Barasakuje, nanjye barasakuje. Rero twe dusakuriza impamvu, twe turabahwituzi, turahwitura, turi ku gasozi turavuga yemwe nimwitabire, ngaho nimuze, ngaho nimugire mutya. Ibyo twe twarabyemeye. Abanyamakuru nuko nguko mudufata kandi nuko turi, ariko dufite impamvu. Iyo bitaba ibyo urambwira ngo ubuze iki, ubukora iki, ntacyo ubiziho, wowe wibereyeho gusa. None rero singucyurira ibyo twakumenyesheje, ahubwo ndakuburira kurutaho. Iyo uzuriza ibisabwa, mayininga, tegereza, wicecekere. Ahasigaye uyu mushinga wayoberana utayoberana mpaka uzaza. Burya abantu, abapadiri kera bahingishaga mu mirima yabo n'iki, mu kintu bitaga shiku, nubwo wenda shiku ari ikibazo cy'amateka, ari byerekeye amateka nyine. Noneho bakajya guhinga mu mirima y'abapadiri, ngo umuntu akamanika isuka acunga padiri yahindukira, umuntu agakubita isuka, padiri akaba yamubonye, atuyimanike, ariko ntihahandiragwa mwa padiri. Natwe rero wanga kumayininga, ariko ni hahandi ukeneye payi, yandi uzamayininga burya. Utinde ubiyo, ariko ukeneye payi uzamayininga burya. Nta handi hantu uzakura payi atari kumayininga. Wivumbure, urakare ngo itangazo ngo baryongeje, ngo igihe bacyongeje, ubu washakaga ko bahana abantu miliyoni 10 bagombaga kwamburwa payi. Mbega ubujiji. Ubu hari abantu koko bategereje, ko bari bishimiye yuko iyi launch ibaho, nkuko igihe itangazo ryabivugaga, abantu miliyoni 10 barenga batari bujuje ibisabwa bakamburwa payi, bwo baba ibihumbi 100 se. Bwo yaba umuntu umwe se yarabikwiriye. Kuki wishimiye yuko oya koko ntago turi mu cyagihe cya umwe apfe ku bwa bose cyangwa ku bwa benshi. Cyo gihe cyo turimo. Payi yarabiciye amarenga, iravuga ngo inclusivity, buri wese ajyemo. Wowe mayininze ntihagire uwomba, ariko wowe wacitse ururondogoro, waciye ibikuba, wadututse, watumaze ko watimu wayandagaje, ngo banze kuronkinga umushinga utazi aho wavuye, utazi cyawuzanye, utagiramo n'uruhare runakomeye. Ariko kubera udupayi 10 nk'utwanjye ufite, uraca ibintu, nibaronkinge, abahombe guti. No, ngarukirijeho kandi ubumva rumva, tuza mayininga, uzuza ibisabwa, tegereza, kanigire ku banshaka. Data wowe ushaka ko ngufasha, hamagara nimero yanjye ni 0783201418 cyangwa 0722125452. Umbaza uti, umbwira uti ndashaka kumfasha kuri payi, igisubizo ni yego. Hanyuma umbaza uti ndagusanga he, sangahe, cyangwa ndagusanga he, ubwo ni isaha ngiye kwihera, ndagusanga he birasaba iki? Nta n'ikindi. Babandi bategereje ko nzabasanga ngaho mu majyepfo, ngaho Rubavu, ngaho hehe, ntabwo bikiriho. Ahubwo muransanga. Narabahamagaye muranga, ndongeye ndabacyuriye. Mana mbabarire, namwe mumbabarire. Sigaye nca bugufi nkasaba imbabazi, nakundi. Heze ko nabonye no kubakunda nta nicyo bimaze. Heze umuntu aragukunda, warangiza ukamuhindukirana. Ni igisambo, nibyiki? Nakwibye iki? Umuntu nakoze mu mufuko azaza mfunge. Niba hari umuntu uriya ngo muzikenenge nk'abaka taroroce berwaye, ako nunenga urukwavu uko ari rutoya nuko ari gagufi niki, usamenye ko kakwiruka kakaguse.
none rero reka nayo kubacyurira da ndabizi ko mbizira. Rero bavandimwe nabonye kubakunda nta kintu bimariye. Ubu ngubu icyo dupfana c'est la monde ya bénéfice. Bavuga le monde harya isi ni ingabo ni ingore ni le monde ni ingabo, c'est le monde ya bénéfice. Mu ndirimbo niko ashaka Faransa nakasa mutwe ikintu cyose bagihaye igitsina nikidafatika bagiha igitsina. L'univers buriya ni imbera byombi, ntigira ingabo ntigira ingore, ibamo hagati ni ikinyabibi. Lancier nayo ni ikinyabibi, ibitsina byombi ariko ntumenya ngo ni ikigore ni ikigabo, reka ni lancier ayo ikintu cyose gitangizwa inyajwi cyubahwe kuko ntago mu gifaransa kigira igitsina, ariko ikintu cyose gitangizwa inyajwi kiragoye gifite igitsina. Kimwe bakigira ikigabo ikindi bakakigira ikigore. Shaba Faransa reka tugarukire aho ngaho tuve mu bitsina twigire muri payi. Ibitsina by'Abafaransa tuzabigezaho koko. Yaba byaduhaga payi ubundi tukajya twicara tukisekera ibitsina dufite icyo dusekeraho. Ratunshaka uyu munsi nagomba mbabwira aho ndi bube ndi kuko hari amahugurwa ngiye kujyamo ariko ninyavamo nta handi njya. Ngira ngo saa 6 abasoje saa 7 gutyo ni kuri Great Hotel hara mu Rugunga, Great Hotel Kiyovu neza haruguru gato ya Ecole Francophone. Uvuye kuri Sedo Kigali no kuri Cercle Sportif uzamu kujya mu Kiyovu naho ngaho n'umotari wakuzana urakubwira kuri Great, bazi kuri Great Hotel ntuyongereho, bazi kuri Great gusa abo mubaze gutya arakuyobora nta kibazo. Hanyuma ndumva ari ibyo ngibyo. Noneho rero reka dusezerane iki ngiki. Rwose kunyarikira kuri WhatsApp mubireke kuko birangoye cyane pe, ni gake cyane. SMS isanzwe cyangwa umpamagare aho ngaho turabona. Numbwira ngo narakubuze waje kumpiga mu ishyamba, ndahari ahubwo aho ushakira siho mboneka, nshakira aho mboneka. Reka turekera ya tuba tunaganiriyeho ka weekend kaba gatumye twongera gusubirana. Ubu ndabizi ko benshi bateze amatwi nuko ngayo nguko. Munyandikira muri comment icyo nibagiwe nzajye nkigarukaho ntacyo. Ntari nibagirwa abantu bibwe bamaze payi bongeye bazadukiriye. Payi bazadukiriye. Batangiye kuzinyuruza. Mubika ibintu byanyu kure. Mukure muri telefone. Cyangwa mbabwira ni mukure muri telefone. Ababyandika nabi namwe mufite ibibazo. Mwitonde. Nimwe muzikoraho nubundi uratemisha y'igiti mwicari. Hanyuma rero niba barakwibye payi zawe ikintu dukora ntago tuzigaruza ahubwo twandikira kuwa team tukaripotinga icyo kibazo. Yo bibaye ngombwa twandika no mu nzira zigera muri 2 tukaripotinga icyo kibazo, ahasigaye ugacece kugatuza. Hanyuma rero ugahindura password yawe. Ibyo tubibafashamo byose tukugira mbega inama ishoboka y'ukuntu wa bloka konte yawe ntibongere kuyinjirira. Byose byatewe nawe. Murakoze mugubwe neza. Yari Kamanzi Tite wabagezaga ikiganiro. Iyi ni Kamanzi official. Ngusaba gukora subscribe aho utarayikora kandi mugasangiza abagenzi banyu ibiganiro kugira ngo bibagirire umumaro. Mugubwe neza.